Hello, this is Digital TV. Niba uri umunyeshuri ukaba wiga university, ukaba wiga secondary cyangwa ukaba uri umwarimu, aka kantu karakurebana pe, nak'ingenzi nakawe. So ujya wibaza ngo ni gute niba ufite question paper cyangwa ufite document PDF cyangwa Word iriho ibibazo ushaka kubisubiza, ni gute wabisubiriza icyarimwe uko byakabaye ukabibonera ibisubizo. Ufite question paper yawe iriho ibibazo none ushaka kubisubiza. Hano rero muri iyi video ngiye kubereka uburyo bwihuse cyane nk'umunyeshuri, lecture gukubise work iriho ibibazo byinshi, iri PDF ni ndende, ushaka ngo ubisubirize icyarimwe ukoresheje tekinike imwe kandi uhite unamutsinda, uhite unabyiga ubifate nakubaza ubitsinde. Tuvuge na assignment aguhaye ni work cyangwa ni past paper bakoze ubishyize, ni gute niye tekinike wakoresha ugahita ubisubiriza icyarimwe, ibibazo n'ibisubizo bikaza byegeranye kandi bitakugoye ngo ujye gusacinga kamwe ku kandi. Banyeshuri abe university abe secondary mukore biri smart. So kurikira ahangaha kandi ukore na subscribe. Thank you. Reba neza byose biri muri Play Store yawe. Shaka application yitwa Gemini. Iyi ni application ya Google ijyanye n'ibintu bya artificial intelligence nka AI ya Google ku Android, no nkeka ko no kuri ufite na iPhone yakunda wayibona Gemini. So uze usacinge Gemini urabona na application isa itya Google Gemini, bayibonye hano Google Gemini. Umaze kubona iyi application kanda kuri open. Document wibuke document ndayifite kuri phone, none ngiye gushaka uburyo ibibazo byose biri muri la document bisubiriza icyarimwe kandi bikaza biri clear binasa neza n'icyo nshaka. Hano ukimara kubona Gemini ongera urebe yuko ufite application yitwa Google Docs. Dore ngiyi ahangaha Google Docs, ngiyi hano Google Docs. Iyi Docs na application ya Google Documents idufasha gufungura ibintu bijyanye n'amadokima yavuye kuri Google. Dutangire rero etape imeze gute kugira ngo nsubize ibi bibazo mu munota umwe. Wabonye ya application yawe ya Gemini, wayifunguye, yikorere open. Numara gukora open urakora iki kugira ngo utangire? Za muri application yawe ya Gemini ushyiremo account yawe ya Gmail. Numara gushyiramo account yawe ya Gmail, uraza urebe ahantu hasa naho twandikira message. Ujye ku messaging ahangaha ntabwo uri bwandika, ahubwo uraza uhitemo aka kantu ka plus. Aka ka plus urabona hariho run search campus. Wibuke ko iyi application uyibajije ari message isanzwe iragusubiza, uyihaye ifoto irayisubiza, muri n'umushaka muranaganira, ibyo ushaka byose irabikora. So urugero twebwe tugiye kujya kuri plus, dukanda kuri plus baratubwira ngo camera, gallery, files, drive. Duhitemo files, aka ka option ka files. Nitumara guhitamo files turaza batujyane kuri storage yacu. Kuri storage ya phone twari kuri documents. Muri downloads niho dufite ira question paper yacu ya English dushaka ko application isubiriza icyarimwe. Hano ndayikoraho, urabona ko iri PDF ushaka ahangaha washyiramo na document iri muri Word, wanashyiramo n'iri muri PowerPoint ikayisoma. Umaze kuyishyiramo irahita iza. Umaze ku uploadinga document yawe hariya buriya iri uploaded kandi application yayibonye. Urabona ko iri muri font zitsindagiye kubera ko field turi kubaza ariyo muri English. P5 turavuga ngo answer these questions, answer the questions of English of primary 5. Urugero kugira ngo tuyihe limitation, ibyo bintu byibandaye ni bya primary 5. Wibuke nawe ni buri wo muri university, uro muri university urukwiga isomo ryitwa linguistics cyangwa linguistic science, cyangwa ni urugero ni curriculum development. Urugero urukwiga
ibindi byose waba uri kwiga, waba uri kwiga engineering, waba uri kwiga ya question paper yawe ufite, urabibwira ngo answer these questions related to, then kugira ngo imenye kategori irashakiramo ibisubizo by'ibyo bibazo bayihaye, kugira ngo uyihe orientation. Hano turavuze answer these questions of primary of 5 of English or P5 English primary 5. Haranshaka yuko n'ibibazo by'inyuma kuri leta, even the last question about letter writing nabyo ibisubize about letter writing, kugira ngo itaza kukijampinga ngo inyereke steps, ahubwo nayo ishyireho na leta. Tumaze gukora ibi ngibi rero, za ahangaha kuri phone za ahangaha ukande kuri aka kantu ka send uyandikire. Hano barakubwira ngo wait just a second, it's analyzing. Urabona yuko section A ni reading comprehension. Answer the following questions. Where was the grandfather's party held? The party was held at home. Ahangaha urabona ko yasubiza, kandi urabona ibisubizo biratsindagaye biri muri board. Bigaragara se ntibiri clear. Section B vocabulary, ari yagiye ikoresha amagambo batanze kandi biri clear. Urabona yuko ibisubizo biri n'ibibazo, ikibazo igisubizo. Section C language used, change the following sentence into passive voice. So in past years volcanic eruption destroyed infrastructure. Igisubizo kiraba ikihe? Infrastructure was destroyed by volcanic eruption in past years. Urabona yuko biri clear, ibintu byose birasubije. Section D leta yayanditse your address, town, village, Rwanda, dear uncle. Urabona yuko byose yabigerageje. Ahangaha rero question paper yacu twahaye Gemini yayishubije, kandi ibisubiza biri ku rwego rw'umwana wo mu wa gatanu kuriya twayibwiye ngo ni English for primary 5, irabisubiza neza. Meya leta twayisabye kiza kwandika yatweretse sample. Urabona ko ibintu biri clear. None ibi byose ko ari message ndende, urabigira gute? Urabifata gute biri hamwe nka PDF? Ahangaha rero ari uburyo bworoshye cyane. Aho message irangirira hari akantu hari utumenyetso dutandukanye, utu icons, like, dislike, comment, or share, copy. Ahangaha ntabwo ushaka wakora copy ukakoporora message yawe, cyangwa se washaka ugakanda muri utu tudomo dutatu. Iyi ni menu. Iyi menu rero umaze kuhakora ku tudomo dutatu turi munsi ya message yawe, urahitamo aka kanditseho ngo export to docs. Muri kadutangiye naberetse application yitwa Google Docs. Dore ngiyi Google Docs. Iyi Google Docs niyo ihita igufasha byoroshye kugira ngo iriya message yawe ifunguke. Za kuri export to docs, ahangaha barakwereka ngo creating document, uhite wihuta cyane mu masegonda ukande kuri open document, ahita bakwereka ngo document created. Hari utinze rero gahita kavaho ka notification bari bagoye ko document iri created. Ahangaha rero uburyo birafunguka biri muri portrait mode, ariko muri scale ya telefone, muri orientation ingana nuko screen ya phone ingana, gutyo urabona ko bitaryoshye. Turabigenza gute rero kugira bifunguke bimeze neza? Za ahangaha mu nguni hejuru muri right corner, upper right corner ya phone yawe, kandi kuri turadomo dutatu uhite hariho mute, entries and exits, print layout, viewing mode, uhitemo ngo print layout. Umaze gukora print layout, ahangaha urabona yuko document yawe iragaragara neza yose uko yakabaye. Urabona yuko ibisubizo biri muri board, ibibazo byo byanditse muri font isanzwe. Alright, ahangaha rero ushaka editinga, kuko wibuke yuko iyi Google Docs imeze nka Word ariko iri provided by Google. Ushobora gukora kuri aka kamenyetso ka edit ugashyiraho na title ya question paper yawe. Urugero tugiye kuvuga yuko izi ari answers for English, answers for English question paper P5. Urabona yuko twayineminze, ushaka wana selectinga neza
umara gukora selection ugakanda underline, urabona yuko ibintu byoroshye. Ahangaha rero none iyi document turayibika gute? Harimo ibibazo n'ibisubizo, turi bubibike dute? Aho icyo tugiye gukora rero, umaze kweditinga wenda titre cyangwa gukuramo ibyo udashaka, urahita uzawongere ukore kuri twa tudomo dutatu. Umaze gukora ku tudomo dutatu, haza ibintu byinshi, mute entries and exits, umanuke uhitemo can make copy, share and export, ukanda handitse share and export, urahabona. Ahangaha rero icyo tugiye gukora print, kugira ngo wabibonye aho utegereze. Urabona titre ya document, urabona biri kuraninga, urabona barakubwira save as PDF, form ni letter, ushaka wanakanda ugahitamo paper size, ugahitamo A4 paper size kugira ngo bize bimeze neza, ugahitamo A4 birihe paper size, ugahitamo ISO A4, akangaka ISO A4. Noneho ubangaha bimeze neza, ibibazo byacu n'ibisubizo biri hamwe, kandi tugiye kubishyira kuri phone tubisavinge neza. Aho uri tuzukore kuri aka kamenyetso kari hano kanditseho ngo PDF muri iyi nguni, akamenyetso ngakoraho, tugiye gufata za question paper zacu ya question paper iriho n'ibisubizo twabonye muri Gemini, tubibike kuri device neza ku buryo tubyiga nta stress, cyangwa tubikoporere tugende tubisubiza. Nongere mbibutse nk'umunyeshuri wa university, mujye muba smart, ntukajye kuri Google uko babiguhaye ngo ngire ubikoporore muri wake ubihe mwarimu. Ibyo biba biri cheap. Gukoresha tamu zawe imyaka yose umaze wiga, igihe cyose umaze wiga ugiye gutuburira tica umuhereza ibintu Gemini yaguhaye uko byakabaye. Ahubwo wowe gerageza ukoresha ubwenge bwawe, ugendere kuri bya bindi Gemini guhaye bya bisubizo, nurangiza nawe usubize, kuko iba yaguhaye ki orientation. Imaze kuguha orientation rero, bisome neza ubone ubusubiza. So ahangaha rero ariko hari n'ibibazo biba biri crossed ku buryo nta kindi kintu urahinduramo. Okay, exactly nk'abantu biga mathematics, abantu biga sciences biba byoroshye, ariko nk'abantu biga muri humanities, abantu biga muri languages, irinde na rimwe, usibye muri grammar amategeko abazwe, irinde gufata ibintu wakuye online ngo uhite ubihereza mwarimu gutyo uko byakabaye. Nawe bikorera judgment, ubyubake ukoresheje bya bisubizo baguhaye, ariko ubyubake mu rurimi rwawe, mu magambo yawe, mwarimu arajya abona agasubizo kanyako aho kari. Ako sinsaka nama keza mbagiriye. Sawa, tugende tujye muri files, file manager yo kuri device yacu, turebe muri documents, ese ya document yibitse yagezemo. Hano urahita ubona yuko iri hejuru y'izindi zose, English P5 answers, urabona yuko iri PDF. Duhitemo, nkwibutse yuko ugomba gufungura document ziri muri PDF kugira bikorohere, ushobora kuzifunguza Google Drive, open with Drive, ugahitamo always, igihe cyose bikajya bifungukira muri la document bikajya bijyana. Urabona ko ahangaha ya document yacu twatangiye dufite document iyi ngiyi, twari dufite iyi ngiyi ni question paper, twari dufite question paper iriho ibibazo gusa. Urabona yuko byose uko byakabaye, dore ngibi ni ibibazo. These are the questions of English P5. Then ahangaha dufite na document noneho iriho answers, iriho ibisubizo byose uko byakabaye, iriho bya bibazo n'ibisubizo, kandi biri very clear, biri smart. Kora subscribe, ukoreshe ya mugenzi wawe kugira mufatanye mu rugendo rwo kwiga, mu rugendo rwo gutsinda, mu rugendo rwo kugera ku nzozi. Kandi ibintu byose iyo ubikoze uri confident, ukabikora wiyizeye, ukabikora uri determined, ukabikora ubyitayeho, birakunda nta kinanirana. Nimero yanjye ni 078, uretse nyandike hano muze kuyibona. Nimero yanjye nka IT, ikirumva kikugoye utari kubisobanukirwa, uze kunyandikira kuri 078, uze kunyandikira kuri uretse nyandike neza. Nimero yanjye ni
ni 078 688 18 179. Ndahita nguha amakuru, nitwa IT guy, the digital guy cyangwa se IT, nitwa digital guy. So kora subscribe, turi kumwe. Hanyuma abanyeshuri nzajya mbaha izindi updates zijyanye n'uburyo ubasha gutsinda amasomo yawe byoroshye. Thank you very much, ndabakunda. Catch you soon mu yindi video duhure. Murakoze.